simusengera ko mitenda mwatura amagambo uyu mwana cyangwa se uyu mugabo Mungu ukiri umusiribateri utarashaka Imana imukomereza amaboko kuba yemeye kuva muri pade ni byiza rwose agenda bireke kandi abibwire n'abagenzi be uzocuranga umuziki mwiza niba gukura kuri sente uzange nucuranga pade bizokubere bibi abantu bagasuye kufashwa uzohantukagonge nucuranga pade abantu bagasuye gufashwa bifite ubanga bwayo Dr. Mutabizi banza nyumve jewe gusa padi igira ama condition ngari yayikuzimu iyo utakandi ubuto rimwe na ritime bigenda contract sibyo umenge ibintu mubamo ko muri abasenzi bashaka ubuto bumwe ngibitabo kandi na ritime umwe yerekeza iyo undakerekeza ikindi nzi hari abantu bacuranga padi ariko batabikora neza kabigeza bambonyizamo na waho senta ni clavier piano ni ubundi reka ngwese urugero yoba ubwo warumbwiye ngwese mu myaka 60 uzaba ufite ibitekerezo biri fresh senta sagatuza simbaraga z'amaboko senta ni imitekerezo bazakosha ubwenge n'umuntu nabuke muri ibi kuko ndagweza urugero ndagweza nukure muri ndamona muri ibipfaho kuko kwineza kuri aho utekereza gute ibitekerezo bijubanganisha ugate n'umuntu wenda pfewe n'amazi nyine karagira karacukumura yacunda ukumuye kubita hirya no hino nga yasi ngikisi yacu ducunda ngidukubita hirya umugabo ngiyo wa grip pade ni kumeze kubera izo mpamvu ikindi cya kabiri pade kundwa n'abagore abagore ibintu byabo byose muri abacuranzi b'abagore kwanza mwe mugomba kuzamu abantu bacuranzi ba pade bagomba kuzabacurangira abagore na niba ture gutekereza ngo chance na samugabo ngo bicaye ngo baramvuga ba Patrick bazazanuka voma kavu ngamaseka gusa hari umwe ndabona ngabica amazi ngabisuzugura ngabona si standard yaje aziko abantu bazango bakareba uzi ko Bea azogira ifite arike afite ibidusobanurira bejo bundi bejo bundi Bea ushatse gusobanura iki ariko man Yesu hari igihe umuntu antuka cyangwa mvuga ibyo ashaka n'urugero namureba nkabona uyu nguyu ashaka kumusubiza kabona urwego rwanda si rwo gusubiza uyu kamusuzugura nkamwihorera sibyo kabona uyu nguyu karanyivugumikaho ashaka ko muheza izina noneho tureba twebwe yacu wabonye mwebwe uburize kivuga mwebwe wewe kavuge turabasuje mwese inshuti zacu murimo kudukurikirana kuri uyu munota abo bwije tubahaye mwiriwe ndetse naho buke tubahaye mwaramutse tubabaza se mumeze mute inshuti zacu mwese mudukunda inshuti zanjye njyewe Chance Elijah so na amacano yacu mukunda cyane muhora mudukurikirana uyu munsi rero tukaba twabazanye umutumirwa mbere ko nkomeza reka mugenzi wacu nawe abashe kubakira abasuhuze kugira ngo umushitsi mukuru wacu tumwegereze yisange karibu nawe ukwakira. Yes muraho neza inshuti zacu abavandimwe abadukurikirana kuri Elijah TV ari natwe ba manager babishinzwe hanyuma tubaye ikaze na karibu cyane mwegere abazakora subscribe Imana ibamugisha kandi muzamukomeza mudushigikire n'ibitekerezo byanyu babikenewe cyane hanyuma ntago bisanzwe cyane kuba twicaye twadukora ibiganiro iwacu cyane muri cyace yanje ibiganiro si kuza kuba cyane ariko kubw'impamvu z'umushitsi mukuru
uri hagati yacu. Niyo mpamvu byabaye ngombwa rero ko dukora ikiganiro, kandi ibyo tuganira ngira ngo birafasha imitima y'abantu benshi kandi bihindure n'abantu benshi. Hanyuma benshi baramuzi, bamwe tuba tubikora nk'impango ariko baramuzi, ariko ni byiza kandi ko yibwira n'umuco wa kinyamurenge. Iyo wibwiranye biza bisa neza cyane. Hanyuma reka tumwakira avuge, yibwirane kinyamurenge uko ari buhabwe, ariko yibwirane tumumenye noneho cyane. ataravuga ko turabona Dr atuje cyane. Dr umeze neza? amushitsi uvuga bataramuha ijambo. N'ubwitonzi ni ibisanzwe cyangwa mbarara? Nditonda bikomeye. Mbarara yancanze. Karibu cyane. Murakoze cyane. Nake nishimiye kuba kuri aya macano, kuri aya matorero abiri. Ni fellowship. Ni fellowship y'ama channels. Nishimiye kwicarana namwe, yaba ari abacuranzi bombi Chance na Samugabo. Mwakoze kunyakira ku macano yanyu. Mbwira abantu gukora bya bindi musanzwe mukora. Comment, subscribe, like n'ibindi bisa n'ibyo. Hanyuma ndu Mudahogwa, iwacu muri Kongo, ducumbitse muri Kenya. Ndu umupapa w'abana batatu. Akanzikira aho ngaho. Kanzivuga na nyina wa kane. Na nyina wa kane. Bose ga n'abantu banje. Urakunda bireze. Uragakunda? Ndetse nyina wa kane gute? Na nyina Muvuga ku ruhande wenyine. nyinaga nawe n'uwanje ari muri nje. Ahubwo simba namuvuga. Mvuga gusa njewe n'abana. Kuko Bea ndutira ni Bea. Naho umuntu uvuga ngo ufite umugore umwe, ngira umugore umwe. Abafite irari ryo gushaka undi. Ushaka benshi. Noneho abazabivuga bazakoresha langaje mbi. No kuvuga ati hari undi ugukeneye cyangwa hari abandi uzi bagira babiri nawe aho ushaka kureberaho. Urakoze cyane Bea. Yego mwakoze kunyakira rero sinzi. Yego urakoze cyane kwibwirana, urazwi. Ariko impamvu cyane nakubwira ngo kwibwirana biza bisa neza. Bea wageze Mbarara, sibyo? Wowe nka Beatuzi watangiye gucuranga kera, sibyo? Wamenyekanye mu gucuranga cyane. Ni iki cyane uri mubona cyane je ndatangira topic ngiye kubanza dutangize, sibyo? Turaza wenda kugera ku zindi topic nyuma cyane twabiganiriye. Hanyuma nkaho Bea umugabo ufite abana batatu, sibyo? Turi mu mushasha niko twabivuga. Niki cyane wowe inama abantu b'urubyiruko, kubera ko nawe uracyari urubyiruko ngire ngo turarenga, inama twoha urubyiruko cyane bari mu mushasha cyane ibyo dushingira. Ushaka vuba cyangwa ni gushaka vuba se cyangwa inama yari yose uburyo twokwikavaringa mu mushasha. Okay, murakoze cyane. Urakoze ku kibazo umbajije. Ikintu cya mbere umushasha uragoye. Twakazamva ko abantu bakazamanuka bapapa bakaba umwana agiye umushasha. Ni ukuvuga ngo umushasha ukenewe ibintu bibiri. Nubwira urubyiruko. Ikintu cya mbere kuba mu mushasha ni ukugira ubwenge. Hari abantu bagira ubwenge ariko ubwenge bw'ubujiji. Umuntu akabaho bw'ubujiji cyane. Ibyo byose abantu babankurikira babyumvise. Hari abantu bagira ubwenge ariko bw'ubujiji. Hakaba n'abandi bagira ubwenge ariko butari bwiza. Mu mushasha ugomba kuba ufite ubwenge, kuko mushasha ibibi byose niho biba. Iyo umuntu ari umunyabwenge rero yirinda kujana n'ibiri mu mushasha bibi, agakurikira ibiri mu mushasha byiza. Kuko mu mushasha tuhaterera imbere, mu mushasha tuhigira ibyo tutigiye ruguru iwacu. Mu mushasha bibyiza ni bibi. Mu mushasha bibyiza ni bibi. Mu mushasha ushobora gushika mu mushasha ugasanga nje nza nk'urumogi, kandi umwana wo mu mushasha wewe yinyigiye nkujana mu ngeso mbi. Ushobora gushika mu mushasha ugasanga ndi umusinzi. Turabona abahungu banywa inzoga kubera ko najanye na chance azazimwe. Najanye na chance kubera ko azanywa inzoga nanje Bea nga umusinzi. Urugomo. Uriya ni umushasha ukora biriya bintu. Habe uretse n'umushasha habe na ruguru.
iwacu iyo twavuye wakaza ubona mujana urungano ko rurakora ibintu nawe ugahita ubijamo kimwe n'uko urungano rwajaga mu ikorari cyane nawe ukaja mu ikorari urungano rwaje mu gisirikare namwe mugahita muja mu gisirikare ariko umushashi we ugira influence nini mu gukoresha amakosa cyangwa kumenya ibintu ngo urubyiruko muri rusange mugomba kwirinda ibintu by'umushasha mugira ubwenge bugizana ngo kwa kundi bogera muri Amerika abandi babiga gutwara indege wowe kiga gukora urumogi abandi kabariga kugera mu kwezi wowe gatekereza gukora akantu gaciriritse kubaza imbaho abandi kabariga kugera mu yandi maplaneti ariko wowe ukamutekereza ukuntu ukubita umugore nijoro donc ukazujanisha ibintu bidahuye n'iki donc ibintu bidasa ngwanga iyo ari mu mushasha ugomba kugira ubwenge bungana n'isurimo kandi ubwenge bwiza bukubwira ngo iki ngiki nugikurikiza kirakubyarira iki nugikurikiza kirakubyarira iki. Urakoze cyane Dr. uganire neza. Je ndashaka kubaza tubazo ni ikibazo kimwe ko gikubiyemo nk'ibintu nka bitatu. Dr. uri umuntu ugaragara ko ugira umwete cyangwa nk'umuhamagara nimba ariko twobyita byo kugira abantu inama cyane cyane abasore muba muri karimwe yo gucuranga uriya mutima uterwa n'iki koza abona usa n'uhahajwe cyane no kugarura dushaka kwinjira mu kintu ntabwo ushaka kwiganira gitinda cyane ugira umwete uja ku ma media cyane uri gucaha abasore bacuranga incurango zimwe na zimwe mwage mubona ikiganiro wakoranye na bagenzi bacu bambonyi kuri channel ye bagenda bakira batarakireba uguma waza ushaka kubatuza ngo tureke ibintu by'amapadi nanone uyu munsi ngiye ko ndumva ko uranswa amavuta ndafuka mu munsi unsengere nje mu cama cawe cyo kureka ndavyatuye abantu mutegereza ikiganiro nyuma y'ikiganiro Bea ndafuka mano njewe aransengera ku giti cyanje Jonathan hariya nagenda agura amavuta hariya hepfo nje baranswa amavuta no munsi ninje mu cama mve muri kino cama nje mu kindi uramuhamagara n'uramutima kwanza ndagushimira nagaruka kugushekera ko yakuhari nza ngomba kubibwira abacu turi kumwe nzavuga ko ugira umutima mwiza ati gute nzavuga ati ikintu cyose Bea yovuga kuri media nubwo zitabanye cyane uramugabo nzamona nta mutima muba afite ahubwo ari ikindi kintu abashaka kuvuga kiri inyuma ya kiriya kintu hari nk'aka video twakoze ejo bundi tuba duseka turakamubaza ejo bundi tuba tuvuga ngo Bea harantu ngo hari hacanze umwana wa padi abantu benshi barakabonye turaseka cyane nawe arambwira ngo yarakabonye ngira ngo yarandakare arambwira ngo yarakabonye ngo akohereza undi muntu nawe araseka numva ari umuntu ugira umutima mwiza abashaka ko ibintu bigenda neza uriya mutima uwukura biva kuki ariko uyu mugabo ambajije ikintu cyiza rwose cyiza pe twese twicara turabanyamurenge tumuza numva mugani bazacu mugani abanyamurenge ngutema uko isi atatemye ngo agira gute ngo azayite mu kuguru ejo bundi mwembi muzoshaka ikintu cya mbere uzoza wigisha abana bawe ni imigenzereze yawe na mama wabo ukurikiza wowe kuko umwana wese turabona nk'abanyamurenge yuko zi ikintu nguriya ni uwa nyabura nyina nguriya ni uwa se nguriya bakakurebera mu mubyeyi ni ukuvuga ngo buri kariyeri yose igira umubyeyi nka kwa kundi bazatubwira ngo kugira role model abapasiteri bagira aba role model babareberaho kwigisha ni kwa kundi bazakwigisha ngo bagasoma za Wilike Warren abandi bagasoma zande abandi bagasoma zande iyo umuntu yabanjije mu kintu nimba mbabwiye kuri piano ko nabanjije mbere yanyu ndi kuvuga mbere yanyu ni ukuvuga ngo ngomba kubwira chance yo ngukunda kubwira ati chance naragiye ngeze kuri ya cupa ndasitara ichansi itaje niki none wowe kubera ko wakora nk'ico nza nkora nushikari uzokwepe hari ikinogo utazagwamo ukamera nk'uko nameze kavunagurika none wowe kugira ngo uzohore ukurugenza ukiri muzima amaguru yose wewe yari barahateze uzohasimbuke uzosimbe cyangwa utera intambwe ikirenge kigwa handi
iyo ndagukunda shaka ngo uwumiye nk'uko naje nahumiye uzogonge nawe ugisika upfukure nawe ugaruke sibyo ngo tureshe. Ni nayo mpamvu nabahaye urugero ndababwira ngo mucanye amabuji naje ngacana kagerageza kuzimya imico yanyu. Uwanje usigara ari umuke ntabwo ubona cyane, ariko twahuje imbaraga umuco uragaragara cyane tukawubona turi twese. Ni ukuvuga ngo iyo mbabwira biriya ni ukugira ngo mbone abo nguma guhangana nabo naje izina ryanje rikomeze rizamuke. ukiraho guhangana Dr. uretse kubera ko ukunda guhangana hari akantu numvise ngo kera ngo wageza bamubwimera byarashize cyangwa nuko guhangana. Ikindi cya kabiri uwo bifata ko ari umutima mubi ari ukugwanya abandi bana ko atari umutima mwiza yenda atari wa mutima njenza nkubonamo. Okay, urakoze cyane. Ikiganiro ni cyiza ninkagiye twakoze nabambonye. Ndagweza nk'urugero. Umuntu yaranditse muri commentaire nanabivuzeho kenshi ngo beyango azayishira hejuru. Buriya ko ishira hejuru sukumvuze. Imana ndiyumvuko uyireba inyito y'umutima. Ubwo sino kwishira hejuru ngo nibutse Imana ico shitani yakoze. Ko hejuru abimana izi kongobora umuntu ikamye gukubitagura ugashira. Sibyo Imana izi ngo beya uyu mutima nuwo gusiga ikinyejana kizaza yarapfuye. Cyangwa uyu mutima nuriza ngabamwari mundi bakazadukubita ngo ijitwaranire konjigezo. Muri make witaye kuza abantu bavuga witaye ku none se reka ngweze urugero wewe kubera kumenye ko ngira umutima mwiza uko harundi uzubitekereza kimwe n'ukunda azatekereza ko ngira mubi bikagaragara kuri rya jambo numvise uvuga ngo ntuza wita kuri feedback yose ngo ibonye umuntu agututse ngo uba witaye kuri message ngo yageze yije kira kintu tuwe twita kuri society. jewe nakubwiye ngo ndeba intego sindebe unteye ibuye sibyo. Ni nayo mpamvu njyewe yonje kuri kamera umuntu yantutse ngarukana ubukana buruta ubwo nari mfiteje sinza kubera iki jewe ndi umu influencer sibyo. Ndagweza nk'urugero payuye amafaranga sinyamuha ngo chance ejo nzobona buzi ko ngira yansubiza. Jewe mbezuye amafaranga nkamugirira neza kugira ngo azogirire Samugabo neza, Samugabo agirire Mbonyi neza, Mbonyi azagirire undi neza. Jewe nkomokweho n'ikintu ciza. Kuki ureba inyungu gusa tuzi ko Paul yavuze ngo twega muri biya twemera Imana ngo nimba kurya inyama byose itaza mugenzi wanje nuyireka niba tuzamuvuga ngo ubwire ko ushaka nushaka usitare. Mbese muri make cyangwa uri wa muntu uvuga ati ndaguha umuti usharira nugushaka gusharira ubunyine ari kuza gukiza nyuma. Niki cyane wowe cyane ico ngenderaho ni ukugira ngo usitare ubunyine ariko ejo uzomenya ico navuze sibyo. Kandi no reka mubaze gatoyo iyo ushaka ko umuntu uba waramira umuntu tuzumubwira ngo wewe genda tuzumubwira ngo ugende vuba wihuta kuko akunda bazuduhe urugero ngo ikinogo kiri hariya tuzumwaraza uzumwitondesha. Rero nawe bano bana ba padi tubakagombye kubabwizanya ikiburi nawe ahantu bazakugaya rero nuko uzuvuga wawe wihanukira ngo bano bana ngo bizo bagiyemo sibyo kandi abantu bose bazaza umva mubwire ko bitonze turaganira umwanya iyo ushaka gukosora umuntu iyo ushaka wewe kubera ukuri batazi ikintu kurimo wewe ntabwo ubagira umutima mubi uzubabwira bakagutinya sibyo. Kandi baba barimo ejo mu rusengero twataramanye twese azagira oya reka inkoni iyo ushaka kwereka umuntu inzira tuzi umwaraza sibyo muzamushorerana. Numvise icyo ashatse kuvuga urakoze. Jya mbere yuko nja kuri media nta muntu nticaje ukwendagira ngo mwebwe ba hano benshi mudakunda kugera ikiwacu cyangwa ndakunda kugenda duhura. Dawudi naramwicaje si rimwe si kabiri si gatatu si na kane akambwira ngo ndabiretse. Moses naramwicaje nabo barazobikurikirana. Kofi naramwicaje abana biwacu nawe nakwicaje mbaye ngubwira aho barabaca bi Nairobi narabicaje. Iyo rero ubwiye umuntu rimwe Bambonyi narabicaje ubwo turanavukana Mujana naramwicaje
apana kuri kamera kuri iyo live kandi bose abo nicaje narabaguriye Aimable naramwicaje mu masoda tumwa soda iwe namugurira n'ibiryo ndamwicaza ngerageza kumuheza fact nabo bakambwira ngo kuriya bari abana bambwiye bandi bakambwira ati koko ibyo uvuga ni ukuri sibyo iyo rero byanze kubera ko nje ndi umukristo sigara ntangira ikinyejana cy'ejo hazaza kandi ikinyejana cy'ejo hazaza si wowe gusa ndeba uwo kwigira ingeso mbi kamukubita ataraza sibyo kandi yewe agatuti kanje naka ni kamera yumvwaga n'abantu bose ndabona ikiganiro twadukora kizungwa n'umuntu uri muri Amerika n'uri Australia n'uri Canada n'uri Burundi n'uri ruguru muri gwacu abana rero babiga bakamenya ko Beya twakuze azacuranga kubereka yangiye ibintu hari impamvu nawe yakoze research sibyo areba impamvu iyo rero urwego runageze mu kuja kuri media nuko nagiye nicaza abantu in box reka mubaze Beya none se muri uko kubicaza inbox warabicajije sibyo cyangwa se warabandikiye kuri WhatsApp wabikoreye iki kugira ngo uje kuri media sibyo impamvu ihanukire ni iyi abantu bazavuga ngo warihanukiriye oya sinihanukiriye impamvu nihanukira kamzite kwihanukiriye impamvu nihanukiriye nuko nabivuze ntibabyumva kandi ikindi impamvu bagiye kuri media nda nubwira ngo ndamira abandi bazaza inyuma usibe nico umuntu ushaka kubwirwa inama ushaka kubwira umuntu inama sibyo no tayuka reka ngubaze ikibazo uri umukristo ndi umukristo kubera ko iminsi yose abapasiteri bazaza mu ikaza ngo tureke ibyaha bazatubwira ibyo tuzi Beya sibyo bazatubwira ngo tukafashe iwacu none uko bimeze nimba maze imyaka 15 kuva mu mazi nimba maze imyaka 15 Beya ndi umukristo nasenga narabatijwe sibyo bakanga ngo nihane sibyo of course already nziko nimba ndi umunyabyaha no santuzi ko padari padi ku ruhande rumwe ntago ari mbi ku ruhande rumwe nimbi hawandi ninziza uwe bwiza none se nimba nikunda oya nyine nsobanurira wowe abwira aba bantu kwikunda ariko urundi muri karere reka nkubaze Beya nukweka abantu bazavuga ngo bamwe akavuga ngo accompagnement niziza abandi bakavuga ngo ni padi niziza cyo simba ndebera kuri bantu ngewe abo mbwira ko ndabwira abacura yes simba mbwira abayemera pasiteri n'abagore kuko bari bose namenye ko bari kanisa bazakirico bahaza kandi gusubiza ndi kuvuga muri kariyeri yawe ndi umucura icyo nzamvugira si pade nka pade ndi kureba future z'abacuranzi niyo mpamvu nababwiye abambere ndababwira ngo nimba uri umucuranzi w'abantu genda nimba uzi ko sente ari ubuzima bwawe kuzogeza upfuye jewe nganze urugero simfite gukura ngo nzo mudiyakoni ngo nimba mu mudiyakoni ngo bansengere ku bwarimu ngo nimba ku bwarimu ngo mbe pasiteri jewe nzokura ndi umucuranzi saze ndi umucuranzi banshingure ndi umucuranzi kakujya soda baza barasaka urupfu rw'undi musoda muzocuranga ku murambo wanje bavuge ngo uyu wacu apfuye ari umucuranzi ngatwe mucurange sente munsezerere muntagataka ngende sibyo rero nimba ari uko iyi sente mugomba kuyiheza ubudahangarwa ni ubuhe ni ukwiteza imbere nababwiye ngo ikintu cyose umuntu abamwe atagirira ishurirwa kirashira kindi cya kabiri nababwiye ko ndakuntu abacuranzi 100 mucuranga ikintu kimwe muvuga ku babyeyi batandukanye ishusho zidasa uzi impamvu Imana yaturemanyiza ishusho uko ndasa na chance ntase nawe ntase nuriya ni ukugira ngo dutange ubudasa nyisi nuraye imirimo ya chance uyitangarire chance narebe yambonye ayitangarire kandi ubwo niko tugomba kwaguka niko tugomba kwaguka nucuranga nuko birantanga sinaje ngomba gucuranga nane ngomba gucuranga naje nicuranga na uku nagutangare na untangariye huyu muntu nawe we uko wacuranga singutangariye niko naraye ncuranze uyu naje niko acuranga tawe utangariye undi abari muri Kenya tawe tabatangariye baza cya kibazo waruge kumvase reka nkwereke gatoya hari ikintu Beya yavuze wowe wavuze ngo Beya kweke yagiye kuri media nco mpamvu wabwiwe Beya kugira ngo nuwakure tiyo kwicara n'abahungu bose media gusa icyo twabwira abantu batahura umutima wa Beya ntago bafite inabi ntabwo bafite umutima mubi ahubwo mumenye ko afite umutima mwiza wo kugarura abantu umuntu uzibona ko
yabahangaye no kubabwira n'ababahutaza abyikuremo. reka mbaze nk'urugero ruto hari akavideo mwakoze mwembi iyo nje kubabara simba nicaranye namwe kandi agira ngo kuva muje kundebaho ncumbitse naberetse urukundo rwiza sibyo urumva naberetse urukundo rwiza nta kibazo nza mbwira abantu nabaye muri sosiyete y'abanyamurenge nyikoreramo imyaka myinshi kugeza n'ubu ni ukuri kunda imbere yanyu hari abantu bangiriye nabi hari abangiriye neza ariko ikigutangaje ubu nyine mbaza ngo se imyaka ufite ninde wakugiriye nabi ni ukuri sinomwibuka kandi ukunda wabwiza ukuri ndi imbere y'Imana n'imbere ya kamera kubera ko jean ndakineza ndinda iminota 2 umwana kababara kampaye ngayezo undi muntu ndanamaseka no kubiteka twenge nicaye urumva gutekereza ngo chance na samugabo ngo bicaye ngo baramvuga ba Patrick bazazanuka voma kavu ngamaseka gusa hari umwe nabona ngabica amazi ngabisuzugura ngabona si standard yaje aziko abantu bazango bakareba ngo kamasika ngo isiko ndaseka iki bumvize gusatuza bwe nzama nakabonye namaseka sinzi ndi muntu rakohereje kandi nanigiye umuntu amvuga akenshi nuko abenshi batazara sitati yanjye ari umuntu amvuga kandi akamvuga nabi ngahita ni postingira ngahita nga postinga kubera ko akantu kamvuga abanyamakuru bigeze kumbaza ngo ese niko ukunda mu buzima je ngunda umuntu umvuga nabi kubera impamvu imwe iyo umuntu avuga ikintu ntarico njyewe ndagikunda cyane ayavuga be aho gukunda ukuvuga nabi nguje usubire guza n'ubukana burenze uzi impamvu jewe mfite ibintu bitatu ndokoraho hari igihe umuntu antuka cyangwa mvuga ibyo ashaka n'urugero namureba nkabona uyu nguyu ashaka kumusubiza kabona urwego rwanda si rwo gusubiza uyu kamusuzugura nkamwihorera sibyo kabona uyu nguyu karanyivugumikaho ashaka ko muheza izina noneho tureba twe video yacu wabonye mwebwe uburize kivuga mwebwe reka mvuge reka ncoroshe ngiye kuvuga ikindi gikomeye mwebwe nabonye ko mushaka ko mbaha views sibyo nabonye ko mushaka mbaha views kandi ikindi cya kabiri mbona ko muravuga mwe namwe mugaseka numva nyine murabahungu b'abanyamurenge bashaka gusoko hari nk'umuntu wigeze kuvuga ngo kugira ngo ubone views hariya Nairobi ngo jewe na Beya ngo nitwe tuzotabara abanyuma donge anshiramo kugira ngo wenda abone views kandi wenda ndazi ko yari kugakora bugaca ngenda sibyo ni ukuvuga ngo nuwoza ubunyine akamavuga ati wejo bundi Beya vimba arasiza nyibye sibyo ndabona kwiba ko bisebetse ariko ngabona gusa niwe wabivuze cyangwa ngo ubone views abantu 90% nimba ari baba kwisi banze bazi ko ntazaniye abo twabanye Burundi natandukanye ntibye abo twabanye muri Kongo twatandukanye ntibye abo naje ndabizi ko ntibye icyo sinyo kwa mandara ngo samugabo ngo yaravuze ngo navuye imbarara mwibye ngo namantuma mbonye gatuvuka ngaya amafaranga ugenda uhiguriye amungu mugirire nabi cyangwa uzo muhe ngurusha cyose okay kiranga nkabuce bijambo akantu kajanye nako ngako akantu wavuze ngo iyo umuntu akuvugiye kuri kamera nyine ugomba gusubiza ngo uzugarukana bukana burenze ubwo wazanye imbere uko guhangana zorangira najyari agusubiza kongera akagaruka ukamusubiza uzima mbivuze gutyo si uguhangana ko guhangana k'umuntu ngo ko ndasubiza umuntu sibyo nugu reka mzite kutava kuco nemera guhagarara kuco navuze nta muntu ugomba kuza ngo ntere ubwoba ngo mve kuco nemera njye nimusonga abanyamurenge bavuga ngo umuntu wihame njyewe ngira ihame aho kugira ngo umbaze ico navuze ndonke nisubireho ni ugushakira izindi ngingo zikirengera sibyo ico nemera ndacemera ico nanga ndacanga tukabwire ngo urabona ngo ushake kunkonvenka sincumva kisinzumva Beya ngombaza none se uwo muntu wasubije cyane reka dusubire kuri yangingo y'abacuranzi for example wabwiye mbonyi ni mwene wanyu n'impamvu namuvuze
wabwiye Mbonyi ngo areke padi kandi azayicuranga ntayiretse niki kizakuraho wa mutima uri muri Mbonyi sibyo ni ya magambo yawe se ni kwa kundi iza nama zawe niki kizakura Mbonyi kuri padi sibyo kandi nicyo kintu cyinshi kicisha abantu cyane urakoze cyane umugabo umwe baramubajije ngo ese uwo barashe mu nda ngo azapfa ryari ngo zireberaho nibakurase urabona ibi bintu tuvuga ni nga burya k'ubutumwa bwiza pasiteri ushobora kuja muri vision pasiteri akabwiriza kuva ijambo riranyinjiye ariko sinshoke ndeka inzoga sinshoke ndeka gusambana ariko uko iminsi igenda ikagenda ari ingaruka sibyo chance yigeze gusoma ijambo turi mu kiriyo avuga gutya ikagenda ari ingaruka turabona n'abantu babirega umunsi umwe ngo pasiteri ngo rugagaza ngo yarabwirije ugasanga umuntu ari pasiteri Maisha yigeze kumbwira ngo 2013 ngo mbaye ncuranga i Bugande mu giterane cy'abayumbi ngo naza ncuranga ngo umuhungu umwe ngo umutima ukamubwira rero ni umugabo mukuru pasiteri Maisha azamura ni mukuru ngo umutima ukamubwira ngo nudatambuka ngo wihane ngo sente ya beira kwica gutyo ngo yatekereza kwita imbere ngo yihane ngo akagira ubwoba ngo yareka ngo naguma gucuranga sente ngo akumva ryabwira ambwira ngo nutihana sente ya beira kwica ngo hamagara pasiteri ngo arihana Maisha yazambwira ngo kugeza ubu ngo niyo mukristo naramwemeje yakurikije ijwi ryamubwiye ngo areke ibyo arimo ngo nutabireka ngo iyi sente beira acuranga ngo iraguhitana uri kumva ni ukuvuga ngo iyo mvuga ku rugero nga Mbonyi mwene data tubana ntanyumve ariko kubera ukuri guherekejwe n'umutima mwiza wo gushaka ko abantu batera imbere kuko iyo mvuga ukuri si ukuri kw'abanyumva ni ukuri kuri mu mutima Imana izi yico ndi kuvuga sibyo nimba Imana izi ko ndi kurwana kugira ngo nsigare njyenyine cyangwa nimba Imana izi ko ari ukuri kuko ibyo dukora hejuru yacu ab'Imana gusa cyangwa Imana izi ko ari ukuri kwishaka wakunda zaza bagona shaka bakatubwira ngo ibintu byo gusimba abanyuka barapfa nimusohoke ntitwumve barangiza kugenda tukamasigara twidegemza no makarti sibyo ariko iyo batubwira gutabara muri abasore uzumva baganira kumva ko baravuga ukuri ariko kubera impamvu zawe tutazi na wa mutima mukinangira ukavuga ati mano genda abana mfite hano mu mujyi bizogora nibifashe data bene ibyo mundagenda zana amarizo atandukanye ariko byanga byakunda ncaga izona bamwe bagira uryo akaba aracumutse nijya jambo rya murushijiki imbaraga ukumva ngo chance yagiye ngo yaratabaye ko atagiye gutya rugikubita uguchance byasigaye gabimugaruka akagereranya ubwoko bwe n'ubuzima bwe bwa hano kagenda agaruka akurura naje iyo mvuga ibi uko bizagenda kose hazogenda hahinduka abantu uko azoza agenda so ate bamwe bazoza baguruka bagonze igikuta basange n'imirimo ko barayibura yo gucuranga amakanisa undi abyumva agaruka imbere y'igihe wewe nushika mu nyaza ajyanye abaririmbyi batera indirimbo naniko kubacurangira badekera rundi mucuranzi babwira itorero twebwe utangirega wigi babwira itorero twebwe se ko twaturirimba umucuranzi ko ari iki cyangwa nagisubizo ibango baririmbyi babahanga bamavuga ati no cyo mucuranzi ari kuri standard yacu bayo gushaka umucuranzi wundi bize wo gucurangira ministry kuko ministry igira ama concert akomeye igira ama live recording igira n'ibiki amasoro atandukanye rero niyo amara kukwanga muri gisubizo nibwo uzomenya agaciro k'umuziki twavugaga nanje kugeza ubu mfite karanse mfite ubukene inza ndara nicaye ntekerereza sente nkumva inza numva ngiye ngo gusaba kuko njeho sente nigaburira abana banje nituma nitwondiwe ngomba kwitekerereza nimba sente ntekerereza ariyo mbaye mbona mu myaka 10 nzoba mfite ariyo nzobona mu myaka 20 nzoba mfite ariyo nzobona banshingura mfite
si ngombwa rero kuyikinisha. Dr. ukira aho ngaho urakoze cyane. Dushaka gutinda kuko n'uwacu ashaka kuvuga kubera ko turi babiri. Nshaka kubaza nk'ikibazo, ndabaza akabazo kwa ngo kinjizemo ari nka bibiri kwa ngo bisubize rimwe. Hari ijambo ukunda kugarukaho cyane we na Apostle hajya ni Bishop Semuhanuka wo muri Kenya ngo iyo yavuze ko ari umuhanuzi w'ubwoko nk'uko cyangwa umuvugabutumwa w'ubwoko, nawe wavuze ko uri umucuranzi w'ubwoko. Iryo jambo uri umucuranzi w'ubwoko gute? Muri make abanyamurenge bose habonetse piano imwe mu giterane akavuga ngo ninde ucuranga, niwe wenyine ugomba gucuranga, nta kubidisikitaho. Ikindi cya kabiri gatoya, padi kino kintu cyumvikanye wasobanuye, sinshaka ko tuyitindaho cyane. Ntagiye urumva umwana wa padi umwe ayicuranze nka neza, undi akayicuranga bitagenze neza, kuko nzabona bumwe bakuyeho umwe ukabona undi washize nyine bigenze ka neza. Wowe uzuze umva gute ibyo bintu bibiri bimbwire wacu nabaze? Urakoze. Ninje mucuranzi w'ubwoko uhari. Coga si cyo kugishingiye. Ubu nyine nidutaha. Nije uzo buri kuri menu. Keretse bazozane sente zitanu. Sino kwikunda mbonye azoja kuri imwe mujana amaje kuri indi na umuje kuri indi. bishingiye kuki? Bishingiye ku conse. None si byuzi Kuko ni ibyo ncuranga. Niba no kwigana ngacuranga ibyo ucuranga sino wewe. Ariko ndonyigana ngo wamucuranga nkanje. Sino kugana ngo ucurange kawe. Ariko kibansubiza ko nakubaza. Ara amavide umva kibansubiza ko nakubaza. Wavuga ngo umucuranzi ubwo ushingiye kuki? Shingiye kuki? Twese turabacuranzi sibyo? Turabanyamurenge sibyo? Twese tuva muri Kongo. Twese dusangiye umuhana, dusangiye ururimi, ducuranga umukunga. Cyane cyane kandi gucuranga ubwoko. Abanyamurenge ntibagira ibindi bintu by'ikizungu. Ni igisimba cyane. Kabayizo bashaka ufite umukunga na base nyinshi. Bazagushingira. Okay, urakoze. Hanyuma ushingira kuki? Twenze ko twaducuranga base akompanye ko nanjye. Ariko uremera ko mu benshi haba mwiza. Ya. Ibyo birahaba. Byarangiye. Muri benshi haba mwiza. No, muri benshi beza ko ari mu mwiza cyane. Ni jewe mwiza. Niwe mwiza cyane. None se. Ndanone se. Kera ntagusubije. Nuguhura no. Wivuga nani kuno vango mwiza. Aratora. Ya, turansubiza. Cyangwa tuzari ubwo bwiza. Jona, vuga ngo vuga ngo hari ikintu washaka bya. Cyane cyane uvuze gucyo. Iyo watangiye. Jewe nari ntamara n'imyaka ingana. Watangiye ryari gucuranga? Jewe natangiye 2020 kwezi kwa gatanu. Sibundi niciranye nawe gute? Ejo wamwigishije 2020 aragiye. Jamwese umunsi wa mbere gusa. Ya ibyo twitire. Dundu. Ya ratambye. Premiere Deuxième, troisième. Abo wanyigisha ariyizi. Bya chumbazi sibyo dutanga ibintu. Yenda batangiye sibyo. Zabinama. Kurandeba ukabona nsigaje nk'imyaka ingahe kuri sente? Iyo sigaje cyangwa imaze. Iyo nsigaje. Bisigaje. Ugereranyije. Nimba ari nyinshi. Kubera ko sindi ndoma kwicuranga go washaje wabitaka. Umubiri wawe nawe. Imyaka yo ingereranije mvuze ibibari. Nka 10. Byibuza nje. Nsigaje gucuranga sente imyaka 20. Ufite ingahe? Ufite imyaka ingahe? Mfite 39. 39. None se kwanga mu myaka 30 zagucura. Uretse nico. Uzogenda Amureke kwitera ibintu. Abazungu bazacuranga ikizungu. Igisirimba umukunga sina ucuranga nicaye. Papa afite 65. Ta mugabo w'umunyabyinshi uzi Kanombe uzucuranga imyaka 50 na. Reka. Dr. Karavuga wa mukunga reba. Kaba mukunga wacu w'imbaraga. Oya. Idore sente simbaraga. Kabigeza bambonyiza muna wa. Sente ni clavier. Piano ni ubundi reka ngwese urugero. Yoba ubwo warumbwiye ngwese mu myaka 60 uzaba ufite ibitekerezo biri fresh. Sente sagatuza. Simbaraga z'amaboko. Sente ni imitekerereze. Tubazakosha ubwenge none. Nabuke. Muri ibifu. Kuko ndagweza urugero. Ndagweza nukuri muri zamana muri ibipfa ubu.
kuko kwineza kuri aho utekereza gute ibitekerezo bijubanganisha ugate n'umuntu wewe ndapfuyewe n'amazi nyine karagira karacukumura yacunda ukumuye kubita hirya no hino nga yasi ngwikisi yacu ducunda ngidukubita hirya umugabo umwe yatubwiye sabaga wana chance mureke mbabwire ni ukuri kw'Imana ko bakristo ibi tuganira njyewe mu mutima wanjye sinza nganira njokinga ngo bakunda umwana bazavuga ngo rata Imana buriya ntiyo guha amasezerano ikubwire ngo samugabo ngo uzaba ngo uyu ngo uzabiri uzakora iki ngo nurangiza sho nukora amakosa ngo yamikubwira ngo rata ngo na jokingaga ngo ico yavuze wamwa kanyanga wagira gute neza ico Yesu yavuze kizokubaho bene wanyu bakureba live niba ashaka bazo baranakwanza baranagutaye ico Yesu yavuze ngo shango na jokingaga mash ngo buryo ejo twari dukundanye ngo none ubwo mwe yakanyanga ngo nisubiyeho Imana suko imeze nanje rero iyo mvuze ikintu nukuri simambwa ng'abajokinga nk'abashuti twicaranye ko ndababwiza ukuri piano iyo mvuga ngo ni mwige bino bintu cyangwa ni mukore bino bintu icyakoze mwebwe nuko twicaranye muza mucurangira na za ministry mucuranga n'izindi njyana ariko piano ni ikintu kinini gisaba ko bano bahungu batabiretse aba bacuranzi bose uzubona mu myaka 2 ndano muzobukiye abacuranga kubera ko nyine hari abana b'abakobwa n'abahungu b'abanyamurenge baba baririmba mu makanisa bazoza baririmba gutya indirimbo nunanirwa gufata bakwicaza bagwenyuko bakwereka bose reka mbaze gato tutaragira ubundi mbere kuko ujya uvuga ngo padi bazoyureki ukavuga wihanukiriye wakagombza ahubwo kuvuga ngo ububi bwa padi kandi ukuntu wavuze ngo umuntu yakubwije ukuri sibyo akati yewe ihane uzahura n'ibi reka ikino uzahura n'indwara runaka sibyo ukuntu ahubwo wenje kuntu ntekereza kawe wavuze ngo umucuranzi w'ubwoko kandi ko tubacurangira ubwoko turi abanyamurenge sibyo wagize agashari ko oya ndagona umva mani umva ngubwire bea ukuntu jewe narakwitegereje kandi nza kukurikirana cyane sibyo mbona umunsi umwe mbona oya ndite umva bea abantu bakazagongana mu ishuri yego cyane no bea ukuntu wakagombye gukosora bano bantu ba padi sibyo umuntu utaza kosogwa no kubwibwa nabi ahubwo uzumubwira inani effects oya ugukosogwa nyako neza na nyako nakumasha nukubwira umuntu ngo ukora bino ibyo mvuga ariko turabyumva cyane oya ku ruhande wacuranze mukunga sibyo nuno wacu twaratahanye sibyo tahana namubwira ngo mukunga na curanze ikibazo cyacu bunyine tusigara tubwira uko kubera ko padi yabaye nyinshi twabona umucuranzi ucuranga kompanyi uzi kurya ibijyo utazo wabona udafite kubujya vuba uzujya namegwe menshi no twaza dusirimbe ejo kugira ngo ya kompanyema itumaremo iminsi sibyo kubera ko turayifana bea ibyo tubivuyeho sibyo wakagombye kubwira abantu ba padi sibyo bafite guhinduka vuba umuntu azahinduka ari uko wamubwiye ububi bw'ibyo akora sibyo ukamubwira ngo yewe uzucuranga ino padi ariko ububi bwayo ugomba kwiga na kino kugira ngo bizagire naho ugiye ubacaha gusa ukabacahira kure tibazokosoka narabisobanura ati nje kino navuga kamubaza kandi ko padi twirike nabambonye bakoze ikintu cyiza abantu baracumvise ariko cyo nshaka kuvuga padi nta mpinduka uzawumva itandukanye ry'abantu bayikora wari wabivuze ariko ndabyibagirwa nabahaye urugero kare kuri kw'Imana ndi imbere y'Imana yampamagaye usibye guhura nabo mwiganiza sibyo
ata link nimwe ndakirikamo kuko ndaje kureba umucuranzi wacuranga pad ko twe tubizi ko turushanya kagonyi uzi impamvu ageze kuri piano bishoboke ko jewe tabumenyi mbifiteho kandi byitwa umuziki ifite ubuhanga bwayo Dr. sibyo utabizi banza nyumve jewe gusa padi igira amakondisiyo ngari yayikuzimu iyo utakandi ubuto rimwe na ritime bigenda kontrete sibyo umenge ibintu mubamo ko muri abasenzi bashaka ubuto bumwe ngibitabukandiye na ritime umwe yerekeza iyo undi akerekeza ikindi nzi hariho abantu bacuranga padi ariko batabikora neza cyo naco ndakizi sibyo karani n'abandi babishorerana neza sibyo padi muri bimwe nangira padi ikora violence y'amatwi yica abacuranza amatwi yo kumva umuziki kumva kugashira ko padi nimba bashizemo padi multipade zine zose bakazisetingamwo carimwe kamwe none ngibyo wo kumvika habe n'Imana ije kuvuga ivuga hatuje twasakuje tugasara twatuza ngo kamiyongorera samugaga kamwe ati ndabona kuri be afite indwara yicaranye yari yamugoye uzokore gutya na gutya azokira duzi ko bamose inkubaka zakaza zikubita ku musozi zigakubita imirabyo zikagira ryo ariko ngo hatuje byose ngijwe y'Imana biraza Dr. ikindi cya kabiri wa mungu wo muri Amerika garavuze musare usize ikintu wacuranye ngo watuzaniye ngo kimeze nka Ebola ngo kiza gituma turuha vuba avuganisha ngo kiza gituma turuha vuba n'ukuri kw'Imana pade uretse ico kumugaza abaririmbyi abacuranzi hari kondisiyo za pade hari tampo torenze gosobaganya wacuranga pade gosobaganya iyo bimeze gutya bikwica speed yawe ya piano ikindi cya kabiri pade nico kintu nza bizina ngasa n'ugize umwaka akirutse malariya karemba ibimbo bikanyica naja kwirengeza bikanga nkumva ningaho nagize nk'amashoke benumu ica gatatu pade nico kintu inza numva mu ikanisa ngataha amatwi yanje yangiritse kandi kundabwiza ukuri byo byangiriza amatwi nkumva urabona ngiyo wagiye mu modoka umwanya ukumva nk'amatwi yazibye wayura byibuze ukumva arafungutse pade ni kumeze cyangwa iyo wabaye giripe pade ni kumeze kubera izo mpamvu ikindi cya kabiri pade ikundwa n'abagore abagore ibintu byabo byose muri abacuranzi b'abagore kwanza mwe mugomba kuzamu abantu bacuranzi ba pade bagomba kuzamu bacurangira abagore na niba ture imuzi ko muri Kongo bakaza bagira ngo imyenda yo gucomokana n'ibinda niyo gukorana mwebwe ba pade murabo murasa n'abanyoko mugomba kuzaza mucurangira abamukecuru iriya mu gikari hano muri Nyagwinshi bakadusohokana bitwa gucomokana urumva ikindi cya kabiri ezaka mbazi kibazo hari stati naje ngo ni stati nabonye n'igiterane kiri Kampala bashize abacuranza nimba ndibesha nawe wayibonye bashize abacuranzi batanu bazocuranga ibintu bisa kandi bose urumva kandi bose nta n'umwe bazosezerera niba gukorera ishani ni umutwaro hari abacuranzi bazajya gucuranga Igisenyi mu giterane bakabaha 5,000 bashitse Kigali by'amanyarwanda none se Bugande Igisenyi ni Kigali si 3,500 agasagura icatanu agasigaye cyatanu kakamuza kumva gusa ko ari kuri ya fish kandi nta n'icyaga agiye gukora bazamubwira amaje gukora iki ko bacuranze bari Igisenyi bacuranga nkabo turabaducuranga urumva none imagine uribaza ko abacuranzi batanu bagiye kuri ya fish ni services zingahe
ureba ashobora gucuranga batanu kuri afishe muri service y'isaha imwe cyangwa zibiri barabwiriza ryari abarinzi baririmbe ryari aho hose batanu bacuranga ryari nicage rero bagenda watangira ngo fa ngo bena haje watanga ngo fa ngo samugana bagira gufata ukamusanga ni ibintu bimwe by'akajagari katabaho amakutana gashira tamufatishije sibyo ibyo bintu rero tibibaho kandi gitangaje urabona ko umucuranzi nkanjye bankuye muri Kenya banzanye gucuranga i Bugande ndi kuri afishe imwe namwe mwese baje kundwara bakamuha mpezitike inyinjiza mu nzu tana yakabido karenga ka juice y'abana kandi akuna agaciro kweli kuna agaciro zagaruka zo gutumira abantu benshi zagaruka zo gutumira abantu benshi kandi bagusuzuguye abanyamurenge bazasuzugurana iyo wagiye n'imodoka waguye imodoka wagenda n'ingorofani bigaragara ko iriho abantu benshi sinzi neza sibyo mbega icyo ntazi neza iyo bagutumiye kandi mu Buganda bazakushura tike transport ikuvanye mu bunani kuzana hano uza batayishuhirika Jesu noze cyangwa ejo bundi wamazi mukabe ngo aho ngaho baramuhereza ngo bazuza imheraga rimwe aze gasubize muhakabaje kwi yabuze zimujana ku giterane niko bazabigenza nabashitsi zimuhe none agenda giriye ntibaza muhereza kandi yobwa mu munyoni azafata ideni bakazora muhera yaje icari mwe kandi gashitse ntiba yamuhe azozaje gukora gikota aje kwikorera ugize ibyago none ntufatisha none imagine bea naje gusanga ubundi gumuntu iyo utafatishije uzucuranga padi ngicura nanda okay ndagweza nkurugiro ubushize twagiyana muri overnight wacu mu itorero rimwe bari badutumiye n'ukuri kw'Imana hari abana batatu bacuranga pade kandi ganeza baracuranga bose muhagarekeza raravuga ngo please Dr Nadutabare byibuza dutora amateraniro byazasakuje anje namani fata buke pade wa mbere akajaho ngo subira bagakupa akajaho akajaho ngo subira ngo runaka nahaje batatu acuranze batatu naragiye ikintu nakoze cya mbere nazimije sente burya ndasubira ndayatse ti wa muyumbewe tera komanteri ndegere sente yemwe nashize ngo bite amazina izo ndibuka n'akamiro dataje nagafashe mu mutwe naravuga tararara tanta taranta hano bazi ngisha mu left amaze ndacitsa gutya adayimoni amatambuka nkazamona kabariruka ibirometero nkazamona kabararengo ndababira ati niba basohokana n'abacuranzi ba pade babinjiremo nkazangurube bashizemo amapera kano kantu tararara kara kantu kavuye bwira kara kantu urakoze cyane nabava ngo nziga kiracura mba niyo mu experience niyo yamugize yatumye Aleximba wacuranze bita muri Belgique. kano kantu ngo ukabwira nawe uri muntu ugakunda dore mbabwira umugabo umwe yavuze ngo uriya mwana ngo azi kuvuga ziriya mashini none wacu ngo watumye yiga icuma ubwo mbabwira njyewe nimba hari ikintu inza mvumbura vuba gutya kuri sena ni melodi buriya ba musore na ba kibongi n'abambangutsi bavumbuye melodi nke kuzo navumbuye ako be akanumvise kera mva twaga twicaga tukakuvugaho kera tukavuga ngo wageze umva kakantu mbangutsi yavumbuye ukamuja mu giterano ukakubita mbere warusha amanyama yiki kuko nshaka oya kandi ari wabaga muri media jona n'intu i Burundi buri haga ngo mu gitura gukuntu nangwe na makuru y'abantu ari nk'umuntu reka ngweze nk'urugero mbangutsi yari umucuranzi mbangutsi akadacuranga ni bya bindi nababwiye hari ukuntu utinya umuntu nawe agutinya mugatinya mukamenya reva mbangutsi akadacuranga nkavuga ngo ese ndatangirira ndaje ariko nika kuri sente gutya
kandi jewe aho mbera mubi kunda ko ncuranga abandi bacuranzi bicaye ubumvise izo wacuranga nza numva nocuranga buri muntu akaza yitwara muri purize akikingira n'undi akaza akisohokana akikingira n'undi akisohokana nkubaze noneho iyo mbonye abacuranga sinumva ubwoba ahubwo nibwo ngira ka morali kumva abajama bagiye kutegera bavumburira mu maso karakantu basi bakavumbuye mu giterane nimba bakamenya akantu yego ibintu nibyo mpamvu ubwira ibintu nacuranze mu bisirimba ni byinshi hari nk'ibisirimba umwe ejo bundi yarambwiye ariko ntabwo ucuranga amashahi ngo warihebesheje senyira amashahi be nanicaye mwacu mu nzu nambaye isengeri cyangwa wari mu masengeri mwacu mu nzu nambaye isengeri mbwira mama ati meza sentema yari mu cumba mama sinzi kuntu yarinjiye mu cumba ateka timbeza sente nambaye isengeri y'umweru bani zacu zigezweho z'abasore twahinduye amabara ziramende zose zikama ziza gusa nama numva ni naje wacisa amashayi naza numva ko yagisa nk'igisuma wazi ushobora kugura igihe ncuranga za bari njema igihe ncuranga mbonye avuga ngo ni igisi igihe ncuranga za petero igihe ncuranga za herode igihe ncuranga igisirimba ukibaza nigeze gucuranga ahantu muri alarme mazeze representa barambwira ngo ifaranga zirashize ngo yazimbaye zashize bagiye gutanga umwana umukobwa w'umuco ndabizi urumva melody navumbuye zigisirimba afite n'ibyaha bindi nababwiye habe nawe utinze kuri piano bababyina wogira innovation sibyo wawucuranga rero kwa kundi utinze imbere y'Imana wawusenga Imana ishobora no kukwereka uti uyu muntu wantinze imbere reka mwereke ikintu azohura na cejo agikwebe iyo rero dutindana kubera ko ari kariyeri yacu tugatinda mu muziki tugenda duhishurirwa sibyo naho ibyo kuvuga ngo kwanza ahubwo nje bakagombye kunyandika ngo mu bitabo by'umuziki w'igisirimba bogarura ngibyo nacuranze media zitabaho kirageze bashaka akantu ko kubaza kibyo wamashahi waragitegere wumva gutura ati none nabaye hari ibintu baza wumva ubwo hari ibintu ntantegera burya baza witi nanje nukuri kumva sije kabona ndi kuri sente ndabanza nka video ya kera wenda afashe mu telefone numva ibintu mbaye ncuranga kumva sinubisubiramo ibyo nibyo ngiye kubaza aho bera pe wobizanira ubundi kumva ndabona biguteye kubwo bea kuva nkubaze bea kuva nkubaze wa hari ikintu uza nibaza hari ikintu nibaje ejo bundi hari umuhungu umwe ngo ni Fabien sinzi mbo muzura muza tuye hano mbara ari mu Rwanda ejo bundi waramwandikiye ngo yazambwira ngo yavuze ngo uri hano migamo arambwira ngo ama video ya postinze ntabwo yayimaye yayipostinze kunana noneho wazucanga ikampara ba Isaac bababyina ni Isaac ni Ivan Isaac uno wakazwiterera cyane ndibase n'umuhungu Imana wenda mima yaravuze ngo yakazabyerekwa bikaza nko muzozi uko kwa gucuranga kujya kose akazucuranga ibintu wacuranze cyagiye benshi baracabyiga nejo waraduserereje ngo ibintu nguze ngo no gucuranga ngo no byiga imyaka ngo 40 niriye shuri wagize cyagiye gucuranga bya bintu zuhanga cyagiye sibyo twaragategera n'uyu wacu natwe twari kumwe wacuranze gitari ucuranga za square lead ucuranga accompagnement ucuranga base mu minota 2 guke za gitari kwa mucamo kandi wabijamo bikaryoha cyane sibyo iyo wabikuye ibyo bintu wagaze umva uko ushebwe ko gusa kandi nizere ko kera mutabonaga abantu cyane cyane babigisha sibyo babigisha wenda ngo urige ibintu byinshi kuko dusigaye twiga ku ma YouTube twiga tugasakuza ibintu byinshi nihe wabikuye bya bintu burabo ukireka mu mubaze ni kimwe n'ikiwe be uni gute urabona iyo muri abacuranzi nk'abacu twese ducurangana uhitubona nka ntera cyane durutanwa ariko cyagiye kera wari umucuranzi umwara abacuranzi bakeya abandi bose bari hasi uri nk'ira mu kirere nta wundi wigiraho nta wundi ufite na competition cyane bagenzi bawe bagiraga amatsiko yo kukubona none se beya icyo mba tuvuga kubira mu kirere nta handi hantu uzukura hari uburyo ukura ishujwa ku wanyu ukaryagura wowe usa nkaho uri wenyine nta bandi uza wigira
ukamutumbagira ukaja mu kirere biriya bintu ukabikura he? murakoze cyane ko murambaza ibibazo byiza nababwiye ngo iyo umuntu ari mu mana kiriya gihe twagiraga ibintu bitatu ikintu cya mbere nta faranga twagiraga apana bijya ngo naje kubareba ngo mwanguriye ngo mwagize gute twari abakene wagiraga ishati imwe ngiyi ukayimesa mu gitondo ukayijana mu gitaramo ni ukuvuga ngo ibitekerezo byanje byose byari sente ku manywa ndavuga ngo iyi sente nzayicuranga icya kabiri najyaga mu ikanisa nabona sente gutya ngahita numva melodi nk'igihumbi kazambura iyo ncuranga niyo ndetse ngahita numva haje melodi nk'igihumbi haba n'ubu tubona ngiyo ngeze mu ikanisa jewe ikibazo mu ikanisa ni ukumpa sente ntaranezera ariko nje iyo nezerewe none ayikwisabira nimba ari ubwo ucuranga umbwira ati sha bitewe n'ibintu waho babarira mpeza sente kumva ko byibuze ibindimo byosohoka ngaruhuka ariko shagi nta yindi activity nza nibuka umunsi umwe nigeze gucuranga sente Gisenyi ncurangira Amavubi ba Alpha ba mu Burayi bakazaburira amapoto y'imiriro ari ku muhanda twasaze abasazi nagana ncuranga bakaza basimbuka bakaca mu madirisha twakaza dusirimba nk'umuntu nkazopfa ejo kandi ico gihe nakaza mvuza melodi ndababwiza ukuri nta mucuranzi uriho ubu nyine tuba tuvugana wocuranga melodi kizo nakaza ncuranga 2010 11 12 13 14 15 16 17 nta mucuranzi uriho ubu nyine iyo myaka nk'umunani wocuranga melodi nkizo nakaza ncuranga nagaragara zose aje kuri sente mubwire ati reka nkwereke kandi gabenshi bakana kuko wacuranga icyo gihe kandi kera ni batoya barangana kuko ntanganaga icyo gihe kandi uzoza yicuranga mubwire ati no ntabwo ari uko tubona nk'ubu njewe hari umusaza tugira umupastori wacu gusengera asa nk'irani mucurangira amashayi kayamusubiriramo kandi yacuranze amashayi nayo yacuranze hafi 2008 sibyo kayamusubiriramo Bea reka nkubaza kandi kantu biriya bintu wacurangaga sibyo ariko tuganire neza birenze biriya bintu sawa Bea biriya bintu wacurangaga wabishurirwa haje sibyo hari igihe kimwe turabacuranza hari igihe kimwe uri kuri piano ukamwishyurwa nk'akantu cyane njyewe nancuranga akompanyemo sibyo nancuranga ibintu utapanze biriya bintu zose noneho umwe wabicuranga utabipanze cyane nta bintu byinshi donke njyewe icyo gihe ntabwo nafataga ngo ntabwo nagira mayindi y'umuziki yo gutekinika yo kwaranje ngo maze nkore practice yunguje mu materaniro gusa nuzuraga umwuka wera icyo gihe kanacuranga mvuga gusa kuri ruga twarabasaza twe n'abanza bakizana banyene ubumva bumwe wageze wumva ukumva kurafurira ko ntago ari buri gihe nyine ukumva umunsi umwe noneho sinzi ukuntu ubaye kurohereza intoki gusa ni ukuvuga ngo nagaza ncuranga bumwe nkabona nk'umuntu aje kabona ko aracurangisha intoki zanje atarinje hari umunsi umwe hariya kwa poso atari wa poso yahise imanuka ataraje hanze wari wambaye aga t-shirt k'icyatsi ako kantu umuhungu umwe yaravuze wari wanyweye kimugi ubwo rero no musi kureba umugabo wa musi yaje ni cyangizi undi munsi yashaza akompanyema none uwo munsi ucangira Air Force uwo mungu aravuga ngo bobeno uwo munsi ndaga ngo yari yaje ngo ikimuzi Zungu yarambwiye ngo ahantu hose nakaza mba ndi Nairobi ngo yakaza tuma umuntu uri kodinga nkakamwerereza i Kigali kugira ngo yige uzi ko hari amamelodi menshi abahungu b'i Rwanda baza bacuranga ari je wayavumbuye bakagira ngo nibo bavumbuye i Rwanda bayafashe ndi muri Kenya ayo ni amamelodi yanje yose
itandukaniro ryawe ta 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 na 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 ta da 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 da. isaha yageze tumaze kandi kamaze kamwe ndashaka umwe mubaze kubera ko hari igihe kimwe biza biguhana experience n'abandi batumva wowe ucurangira ubwoko sibyo cyane cyane igisimba wagiyeho cyane sibyo icyo warushaga abandi kubera ko hari igihe wazamutse abandi mwari nko muri revozi basanze bacuranga urabarenga urabubika sibyo niki warusha abandi cyane muri izo bihe tacu jewe narimenye jewe ntabwo nkurungira ibintu byinshi muri piano iyo ari igisirimba siniruka mu kizungu cyane kuko caransize kugira ngo mfata batangiye ikizungu batacuranze igisirimba iyo nintera ngomba gukoma kucanje numva ashoboye kakigikora neza ubu ni nacyo twagomba gukora bazaca umugani banyamurenge imigari ibiri ntitereka urumva imigari ibiri ntitereka inzamba nanga baririmbyi ngabacuranze bamwe ngo none babahaye abahanzi ngo ejo babaye ngo abacuranzi ngo ejo bundi ko karasora albumu ejo bundi ngo yabaye aposo ejo bundi ngo yabaye iki urumva Nese Dawudi ko ari umusirikare zanga ibyo maye nkubwira iyo ukora ibyo bintu ntabwo ndurabona nk'abazungu usanga umuzungu afite doctora muri country music sibyo ugasanga undi yaraminuje muri R&B ugasanga undi muri donge muri style sibyo none se wowe urinde igisirimba urakizi cyane slow urayizi cyane country urayizi cyane hip hop urayizi cyane salsa urayizi cyane rumba urayizi cyane iyo ufashe ibintu byinshi tunanirwa tunabikora neza donc byose biba ama pourcentage abantu ntibavuga ngo uzubikora neza cyangwa uzubikora nabi tuzunanirwa kandi tuzushobora sibyo kandi muri izo zombi ugomba kunanirwa cyangwa ugashobora muri izo zombi ugomba kunanirwa cyangwa ugashobora none se abacuranzi bananiwe kandi bahari hari utuburi twabo wabonye hari ababonye twashinze umusaraba ntibashize ntibahari kubera iki ni ugufata ibintu byinshi badashobora none ni umucuranzi ejo ngo afite album ngo aralonshinga ejo bundi ngo namuhe bibiri avuge ariko nje nanze gukurungira ngo ndafata ikizungu kirimo ba byinshi na ba mema n'abandi nibakomeze nabo mugihe bacurange mugihe twahuye bageze mu jana y'iwacu yo gushambura amapepo nibampeka ahubwo muzisebe niyaje simba sebeni yaje shenge ncuranga sebeni ifite logique sebeni ziba mu bice bingahe harimo azava nari ndakumvisha yaje ai ngo ino baza bashikira ngo ni Mr. Seven ngavuga ku izina ryawe nikaje doc sindaryumva nyine sindumva iryo zina bitandukanye bazaba ngo hari sebe n'ikinyamurenge ukabona sebe n'ikinyamurenge nibanza nk'umukunga sebe nibanze nk'umukunga oya ubundi sebeni style y'abakongomani n'abaringana n'imbara y'abaringana sibyo ariko sebeni hariho sebeni ikinyamurenge tuwocurangira ku rugero za Gisubizo ngo zamukubita mu za maprasa menshi baba bakeneye nyine sebeni y'ikizungu ya stage ya mama muzamumva ingene ncurangira nk'umugore wanje mukorera volume nkishoboka agumva Sebeni ye kandi tiba ya Gisubizo kandi sibyo ntiba ya Gisubizo nawo mfite uko mujera hari amasemi sebeni sibyo atari sebeni full akaba n'ibindi bene ibyo ni ukuvuga ngo nabyo nababwiye ejo ubanza ari bane bambaye naza mbibabwira ubundi buri style yose igomba ifite complet ya voice yayo icurangana tuzona abantu bacuranga sura kamashiramo solide ya gitari ni amakosa hari umutipe n'ufishe mu gitondo yaza curanga nimba ari gitari nimba sinzi ikintu yaza curanga muri sebeni kibuze kabisa amakosa gusa nuguha ngomba kwifata
ka sitasiyo ya polisi kandi ufite ibyaha. Dr. twaganira ibintu byinshi tuba no kuguca amajambo kwa ngo tujaje mu mwanya twari benshi isaha nini ku bantu bakurikira bazarambirwa bumwe rero bimeze reka dusoze ikiganiro cyacu jewe uyu munsi niyemeje ko ngiye kwihana ubwe kumbatiza Amen. kava muri padi uyu wacu turere nimba gihagaze ku ijambo ry'ibi nawe navuge turere Pfukamira mbasenge. reka mbanze mwitonde Wanze, reka mbanze mbaze akantu kamwe dogita banza umwanya cyane mbanze akantu kamwe ukansubiza mutumara uyu wacu amusengera jewe nzakubwira kabisa musengera ariko Ndacyari mu byaha. ndacyakeneye ibyaha jewe dogita nihe nama cyane sibyo ibi kiganiro twakoze kugira ngo duhindure abantu sibyo padi sibyo nihe nama ubwira abantu ba padi cyangwa se ahantu padi iri mu iroza abacuranzi benshi babacuranga kubera ko umwana asigaye avuka ejo hari mama wundi yaza tubwira uwo mwana natangana ni inshuke umwana utaragera ngo utangana n'uwawe ngo yacuranze igisirimba ngo agashyiramo udupadi ngo twamatuzi ububi bw'izi padi sibyo Ubu bwizi pade birumvikana. cyangwa se challenges ziri muri ibi bintu utahuye na ziriya mbere abacuranzi Nibyo nababwiye. Ubu muri iyi pade ni bubiri. Ikintu cya mbere ni uko ari inzira ngufi yorohereza abacuranzi. Sibyo? Kubera ko kandi hakenewe kubera ko iyi akompanyema ni umuziki w'abahanga. Abantu rero bakawukwepa. Bawukwepa bagahura na pade. Kandi pade ubuhanga bagasanga ubuswa. Kandi pade nimba mujanama yatubwiye ngo umwishwa we ngo akana gatoya takana muzamubona muri Kenya bonza karanavuye ni Buganda intoki ngufi merci wana nkuri hamwe nangana na Simeon sicuranga pade hari abantu bakabyina bagasara nabari munsi yuriye baza bacuranga urumva ko na mukecuru yababwiye mama we yababwiye uwo mwana sibyo nanabibabwiye kare nzungu kuntu yambwiye ngo impamvu agiye kuva kuri pade ngo umwana azayamaza wakamacuranga twamatubyina nabaye urugero rwa Mukambangutse yacuranze pade Jambangutse turabyina hariya mwarayibonye ni ukuvuga ngo iyi pade nta kintu kirimo niyo mpamvu nabwiye n'abapasiteri bahemba abacuranzi ba pade sibyo ayo mafaranga y'ikanisa niyubake za podiyumu agura ibindi bikorwa naho nimba atari uko kabarica kariyeri z'abaririmbyi babo nk'urugero mu ikanisa ryacu iyo bazanye umucuranzi bamaze kumukoresha tesite y'uko azi indirimbo iwacu ko mwawe n'ibibazo none se umuntu utabizi iwacu iyo bazanye umucuranzi abayobozi b'itorero bahamagara abaririmbyi abakondegiteri b'ikorari nimutesitingiye uyu muririmbyi uyu mucuranzi agacuranga akaririmba twebwe nta mucuranzi ucuranga iwacu avuye Nyakivara n'Imbarara na hehe Dr. amasaha yagiye heza abantu ijambo rimwe n'inama watanga inama noba jewe reba Dr. ugiye kwitanga amanitse amaboko ubwire icyo usengera numara kandi byaseriye unyimike nako muzane amafi icyo kibazo murakoze cyane yeme inama nobaheza ni ukuri si urwenya rurimo inama nobaha ibyo byose n'ibituvuga n'abacuranzi barabyumva si uko baganira ibyo batumva barabyumva pade ni icyorezo caje mumwe ngo ni Rugabire ni perezida yafusa azamwira ngo none ngo azabayita ngo pampersi ni ukuvuga ngo pade ni ikintu camugaje abantu kandi kimugaza abacuranzi kandi icyo nshaka ko twese turushirizaho kumenya umuntu ndakora ikintu k'ufite limite ugomba gucuranga ku buryo n'umuzungu yo kwinjira iwanyu akumva ko uri umucuranzi akaba yo gutwara uzitwara abantu ari abacuranzi bazinjira bakabaheza amaviza kavuga ati mwinjije kuducurangira iwacu muri Amerika mwinjije kuducurangira Hollande mwinjije kuducurangira hana kubera ko bakunze icuvuza nza nibuka igihe kimwe nigeze guhura ahantu n'umuzungu arambwira tse
iyi style wacuranga ko ndayibura ariko wacuranga amanote ngumva ko wakoresha amasetieme nazo ncuranga igisirimu ariko style ni yihe naje mbura uko musobanura ndabona ngo ni style yazanye n'umwuka iyi ni style y'umwuka wera sibyo ni ukuvuga ngo uwo muzungu yaje kuba atari umukene yari kuntwara imba ndi hanze kuko yazanye umuntu ncuranga ibintu akabyumva ariko ntiyumve style akabura uburyo mbaye mbikoramo ni ngo mugomba gucuranga muziko n'abakecuru ba mama bazi umuziki mu ikanisa muwagamba ko ugomba gucuranga n'umukecuru akumva ko wacuranze neza ibintu bifite muzamutekereza ko ari iyihe mpamvu Bibiliya zivuga ngo umucuranga n'ubwenge n'ubuhanga iyo ni Bibiliya ni ubwenge n'ubuhanga ni ukubera iki Elisa nimba ari Eliya ndimo atabicurutse muzonkosora yavuze ngo agiye guhanura aravuga ngo nimushakire umucuranzi muri Republika ngo ubizi neza nuvuga ngo muri Republika abacuranzi benshi ariko baravuga ngo nimushakire umucuranzi ubizi neza kubera ko imwe bw'iyo mirongo mu iruhande kubera ko imwe irengagiza ko Bibiliya yavuze ngo ducuranga n'ubwenge n'ubuhanga kuki mucuranga ubuswa ubuhanga buhari mufite ibitekerezo biri fresh mutarashize imbaraga ariko mukaguma ugasanga mugume muvogere umuntu yoyoba kandi uwayobye cyane azayihuta umuntu yoyoba bakamubwira ngo iyi nzira si yogaruka mu nzira iyi nzira niyo ikugeza imbarara kuri stage ngo yewe ngo urakomeza ugende ntibibaho n'ikimenyetso kizacemezanye ko mwayobye nuko iyo mutacuranze pade bazabwira ngo mushiremo n'akakandi ni nk'ikintu waje witwaje kidasanzwe kitari sente nabuze uko ncita ngo shiramo kwa kakandi ni ukuvuga ngo kandi ikintu gihora hamwe woguma gutya ugatera imbere na ryari woguma gutya ugatera imbere ikindi iyo ukuyeho intoki woja kwihagarika ugasanga kubera ivuze azazamura ubu nyine mwoshiramo igisirima ngakuraho chance tumina tubonane ndatashe Nairobi tuganire mwogira ngo chance gacuranga namujanye ko turiganirira hanze ko aransezera yagiye kuntegera imodoka yagiye n'abandi mwe muri mukunga mwasaze naho chance yangeje group agasa urakoze cyane Dr. Twagushimiye n'ukuri ikiganiro cyari kirekire Imana igumugisha wakoze kutwitaba mwakoze cyane twarabitekereje twumva ko twazisura wagize neza muzoganiza n'abagenzi banyu muzokora n'urugaga rw'abacuranzi b'imbarara muzo mu biganiro uransengera ariko cyane cyane bantu bacu turi kumwe Dr. agiye kundambika ibiganza ese ndapfukama cyangwa urarambara Dr. reka tugire gushya natari yamasimusenge gahiga Dr. agiye kumusengera nuko turangiza ikiganiro igire ngo twasoze simusengera ko mitenda mwatura amagambo uyu mwana cyangwa se uyu mugabo umuhungu ukiri umusiribateri utarashaka Imana imukomereza amaboko kuba yemeye kuva muri pade ni byiza rwose agenda bireke kandi abibwire n'abagenzi be uzocuranga umuziki mwiza niba gukura kuri sente uzange nucuranga pade bizokubere bibi abantu bagasuye kufashwa ukagonge nucuranga pade abantu bagasuye gufashwa nucuranga pade uzogira igikundiro kibi kandi aramukundaga arankunda Imana iguheza imbaraga ako nintayicuranga nutayicuranga amavuta y'Imana kubeho ineza y'Imana ikubeho ugire igikundiro uzaguke ku rugero rikwiriye amen